Prince Kid hari umuntu wavugaga ko wagiye kumusura bwa mbere baramumwima n'ubwa kabiri baramumwima ahahurira n'abandi bantu ngo bagera muri 6 b'abanyarwanda bashakaga nabo kureba kubona Prince Kid hanyuma ku munsi wa nyuma no ubwa kabiri bamumwimye bari bamuhaye kuwa kabiri ubukwe bwa Pastor Mutesi hari nakandi gashya kabayemo kuri ngewe bamaze gusohora umugeni nari mfite indi gahunda ngomba gutaha abagabo 3 baraza barambwira ngiye icyo nabonaga nk'inkuru cyari gikomeye ni itangazo ribuza abantu gufotora no kugenda bambura abantu amatelefone ariko batangaga itangazo buri kanya ntawemerewe gufotora hari n'umuhungu uboneho MC yarabiryoshya akanavuga ati hano kamera umukameraman uri aha n'ufite tin number n'uwanditse muri Rwanda Revenue umuburanyi utuka umucamanza nurira imbere y'umucamanza nubwo nta tegeko ribyandika haba harimo akantu. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava huri uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers. Bakunzi ba KOP Karegeya Omar Pano twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe dutangiye ukwezi kwa 4 ku mwaka wa 2025 twagize amahirwe gusoza ukwezi kwa 3 nubwo harabo kwadutwaye habayemo ibyiza n'ibibi habayemo gushyingira habamo no gushyingura ibyo byose rero ni ibintu nibwo buzima ufite nibwo buzima ntabwo rero nabonye umwanya wo kuvuga ku bintu byinshi mu buryo buri sociale habayeho urupfu rwa Jean Lambert Gatare mushuti wanjye habaho urupfu rwa General Frank Rusagara habaho ubukwe bwa Mutesi gusaba no gushyingirwa hari ibintu byinshi bimwe ntabonye umwanya wo kubivugaho cyangwa se no kudashaka kubivuga mu bambere ibyo nabyo ni nabyo biri muri amwe mu strategy yanjye iyo ibintu bigishyushye haba harimo ibivangavanze umuntu abanza agafata akanya kamere kuri mushuti wanjye Jean Lambert Gatare kuba ntaramuvuzeho suko nabyirengagije no kuba ntaragiye kumushyingura nuko nari mfite akazi kuba naratinze kumuvugaho nta simbizi byari bivanze nuko n'imbaraga zo kubivuga zari hafi ya ntazo ko byari ikintu kimeze nk'incamugongo. Gatare buriya ntago mutindaho naruhukire mu mahoro ariko ndavuga ibintu 2 cyangwa 3 mwibukiraho abandi batavuze. Gatare nubwo tutigeze dukorana ariko twabaye abanyamakuru kimwe ariko tubishuti twahuriraga hanze y'akazi ngiye mu kazi ntabwo yigeze ambera umuyobozi cyangwa dukorera ikitangazamakuru kimwe ariko twari inshuti duhurira hanze y'akazi mu bundi buzima dutarama dutamira byari ibintu twakundaga guhuriramo mu bintu benshi bakunze kugarukaho n'uburyo mu kazi ubwo yari umunyamakuru wa siporo mpamya ko nyuma ya Rwakana Gaspard na Viator Karinda muri siporo Gatare yahubatse izina cyane usibye kuba yarabashaga kwita amazina agafata uko yise Bogota Alabama igikura nkota bigahama
uko yise abakinnyi bavuye igisenyi akabita ababreziliye bigahama uko donc ni umuritereri kandi nkunda abaritereri cyane kuko nanjye mbabamo gatarandutaho nk'imyaka 2 cyangwa 3 uko we yarangije ngeze mu wa 5 ajya mu kazi kubwarimo mu kazi rero nk'ibi mvuga by'ukuntu yitwaga igikura nkota ndabyibuka rimwe twigeze kwinjira muri kwa Rando hacuranze abantu basubiragamo indirimbo z'impara babitaga irangira akinjira bahita bahimba indirimbo y'igikura nkota bataraje igikura nkota donc yari umuntu ugira ibintu bigahama akantu kamwe nza kuvuga igeze kutubwira ukuntu tuganira hanze y'akazi avuga ukuntu yirukanwe muri BBC bikamushimisha yabanje gukora kuri Radio Rwanda nyuma ya BBC za kumuhagarika imuhoye inkuru we yishimiye kuyizira niko yatubwiye kandi koko byumvikana kuko bamwirukana muri BBC ngo baramubwiye ngo akora inkuru zishyigikira FPR ari inkuru bamusabaga kuvuguruza agashaka amadata atandukanye nayo leta yatanze niba yarayabuze niba atarayashatse niba yaratinye kuyatangaza icyo nzi cyo yabitanze uko bisa n'ibyo ikinyamakuru cya leta cyatangaza hanyuma nyine baramuhagarika bamubwira iyo mpamvu nyuma yaho ukera kabaye tuganira nabwo ati niba ari ikintu cyashimishije impamvu yanyirukanishije muri BBC sinyirogreta ko ni kamwe mu tuntu mwibukiraho yigeze no kutubwira ukuntu twari muri Classique ndabyibuka ngo hari abantu benshi atubwira twarimo tuvuga ukuntu itangazamakuru rishobora kwitandukanya n'amashyaka ariko waratubwira ati ushobora kuba utari mu ishyaka ariko rikagukeneraho tekinike kuba uri umutekinisiye atubwira ko yari muri icyo bitaga komisiyo ya information Infocom ati ngewe ndi muri Infocom y'ishyaka ariko sindirimo ntabwo bimbuza kubakorera ati bumva ni tekinike akona ko nta kantu abantu benshi batagarutseho akandi ikindi yigeze kutubwira mu rwego rw'akazi ubwo yakoraga ku Isango naho yatinze cyane higeze kuza inkubiri abantu barayibuka yo gushinga amaradiyo mu bigo bya leta hari habanje radiyo Inteko none n'ibindi bigo bishaka gushinga ayo maradiyo asanga radiyo Rwanda nayo ya leta mu bantu bari bafitemo ibiraka byo gufasha gushinga ayo maradiyo kuzana ibikoresho kwestara no gukora etude harimo mushuti we ariko Gatare bimwanga mu nda atavuga ati nubwo isoko rifitwe na mushuti wanjye rije gusenya ibigo byigenga by'itangazamakuru agiye muri press conference abibaza president mukuru w'igihugu yavuga president wa Republika ko n'udusoko duke twadukuraga mu bigo bya leta none bikaba bigiye kwishingira amaradiyo yabyo abigenga bazabaho bati kuva ubwo umukuru w'igihugu afata umwanzuro ati nta nubwo byumvikana birahagarara kigere nabwo na radiyo Inteko yabaye nkaho ihita iragizwa radiyo Rwanda ibindi bigo byari byafashe gahunda zo kubikora nazo nabyo birahagarara hanyuma wa mushuti wa Gatare nawe akajya bivuga mu rwenya bari baziranye igihe kinini ndanga kuvuga amazina ariko abantu baramuzi babanye muri ya makinamico y'abagashuhe na bakibihira na babudunyuri none akayonga ati dore ikiraka nari nakibonye none Gatare abibajije Perezida wa Repubulika ikiraka cyanjye kirapfuye
ibyo nabyo Gatare yabitubwiraga ati ni nkaho yavugaga ati ni nkaho nambuye isoko mushuti wanjye ariko ntabishaka, icyo nashakaga ni inyungu z'abafite ibitangazamakuru byigenga muri rusange. Uwo ni Gatare. akanyuma mu buhamya buheruka, ntabwo nibuka umwaka yabukozemo, yabutanzemo, nabubonye kuri ku Kwezi TV umwaka ushize, ariko icyagaragaraga nuko yaba yarabutanze mbere bari babugaruye. Reka ndebe content by'amatariki simbyiteho. Ubwo Gatare mu buhamya bwe yavuga ko yarokokeye Inyange ku Kibuye, ahoze ari komine Kivumu, hari iwabo. Hamwe bavuga hamwe Seromba bavuga ko yazanye Caterpillar igasenya kiliziya, isenyera ku bantu. Noneho Gatare araharokokera n'abavandimwe be, agasubiramo inzira yose ukuntu bavuye Inyange bakaza bakagera Gitarama, bose baraza za Mushubati, baraza za Nyarusange, baraza ngo bagera mu cya kabiri. Aho hose agenda avugamo uko abantu bagiye babyitwaramo, akavuga n'amazina y'urugo yabaga agiyemo n'icyo bapfana n'uko babanye. Bagenda bavuga ati izina rya se babaga barizi. Avuga iyo nzira yose, avuga n'ukuntu niyo gusubirayo. Muri byo hari ibintu bibiri byo nibuka, kuko avugamo byinshi cyane kandi ubuhamya bwe. Icyambere ni Abareyo, avugamo ko yageze ku Nterahamwe, zimubaza ikipe afana, basanze ari Umureyo, bavuga ati akana k'Akareyo mukareke. Hanyuma aza kugera ahandi hantu, uburyo yatanzemo ubuhamya bwe, impamvu navuze ko ari ibidasanzwe, ndirinda ibindi byinshi abantu barabizi. Muri ubwo buhamya bwe akandi kantu nakuyemo rero, ni ahantu yari ageze nko muri uriya muhanda uva Gitarama ujya ku Kibuye. Nibaza ko hari ahitwa Nyabisindu kwa Rwasurutare, mu biti, mu Meru, kugera kariya gace. Ahantu yageze nabwo baramwicaza, ategereje kwicwa. Noneho mu gihe yari akicaye aho ngaho, haza umuriyetona wo muri FARE, arabaza ati se uyu nguyu bite ko mwamwicaje aha ngaha? Ahamubwira bati uyu ni Umututsi ategereje kwicwa. Umuriyetona aravuga ati se intambara turimo ni y'Abatutsi cyane y'Inkotanyi? Mu buhamya bwa Gatare ayikoti, nubwo uwo muriyetona nanjye muzi, nigeze hari aho tugeze kubana. Umuriyetona yari afitanye isano na Colonel Kanyarengwe wayoboraga FPR icyo gihe. Ndeka nanabivuga uko Gatare yabivuze. Uwo muriyetona yavuze ngo ubu Kanyarengwe ko ari data wacu, si uri kuturasa, none namwe murafata Abanyarwanda ngo ni Abatutsi murashaka kubica. Turarwana intambara ebyiri tuzishobore, mwaretse tukarwana n'Inkotanyi ko arizo zateye igihugu, abandi murabashaka biki? Aho naho Gatare abarahaciye. Impamvu aka kantu kantinzemo ari Gatare kubiripotinga, ari n'uwo muriyetona uburyo yitwaye muri icyo kibazo, uko umuriyetona yabisobanuye byari byo, na Gatare uko abiripotinga nawe byari byo. Ni amasomo kwa, ni amasomo. Nubwo uwo muriyetona umanza atakiba mu Rwanda, ariko ubwo buryo yabwiye, ubwo buryo yitwayemo abwira Interahamwe, nyuma yaho na Gatare ngira ngo atanga ubu buhamya n'uwo ashobora kuba n'uwo muriyetona atarakimwibuka. Nzi ko ashobora kuba atakiba mu Rwanda, nzi ko yigeze kuba Ibyumba ari mu zindi serivisi,
ariko ari uwo muretona ashobora kuba atazi ko yabikoreye Gatare, ari Gatare ashobora kuba atamenye uwo muretona uko yabivuze na Gatare akabishyira mu buhamya bwe. Ni akantu wumva karimo ikintu cyafasha abantu kubona ibintu by the way, nubwo byabaye amateka. Abantu benshi urumva ari umuretona isomo yatanze, none na Gatare kuba nawe abyibuka mu buhamya bwe, yabyibukaga mu buhamya bwe akabishyiramo, wumva ko nawe byamukoza ahantu, nanjye binkora ahantu, ari uburyo umuretona yabivuzemo, ari n'uburyo Gatare abishyira mu buhamya bwe, byankoza ahantu utarebesha ijisho. Kuko byari bigoye ari n'uwo muretona gutinyuka kuvuga gutyo par rapport y'uko ibintu byari bimeze mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko ibintu byabaye ku bantu muri icyo gihe ni byinshi, na Gatare kubihitamo bikajya mu buhamya bwe, nabyo bigaragaza mu yandi magambo ari byo Liyetona ndanga kuvuga izina rye, ari byo uwo muretona yavuze bigaragaza uwo yari we, na Gatare kuba bishyira mu buhamya bwe nawe bigaragaza uwo ari we. Reconnaissance, ibintu guhitamo ibintu bijya mu buhamya bwawe ntabwo aba ari ibintu byoroshye mu nzira ndende uba waraciye. Ibindi nta ku buhamya bwe iyo yavugaga iyo nzira yose uko yayivuze n'abavandimwe be ntabwo yigarukaho. Hanyuma twabuze undi, nahereye ku makuru ataryoshye, twabuze General Rusagara, ntabwo waguye muri gereza. Cyane cyane ndabireba nk'umuntu waguye muri gereza arimo arangiza ibihano yahawe n'urukiko, ariko nzashaka abantu babizi barebe tuganire. Hari uwanyemereye ko tuzakorana ikiganiro tukavuga ku buzima bwa General Rusagara, ubuzima mbere y'igisirikare, mu gisirikare na nyuma y'igisirikare, kuko yari yaragiye muri retraite, ariko n'uburyo yageze aho agwa mu byaha bivamo igihano gituma arinda agwa gereza. General kugwa muri gereza ni inkuru, kuko inkuru tuyifata nk'aho ikintu kidasanzwe kibaye ku muntu usanzwe cyangwa gikozwe n'umuntu usanzwe, cyangwa inkuru ikaba ikintu gisanzwe kibaye ku muntu udasanzwe cyangwa gikozwe n'umuntu udasanzwe. Ngira ngo murabyibuka, kugira ngo musobanure uburyo umuntu udasanzwe akora ikidasanzwe, kugira ngo twigeze kubona umukarani Nyabugogo ajya kuvana akana mu mazi, yabaye inkuru. Umuntu usanzwe ukora ibintu bidasanzwe, mu gihe kuko ajya kurohora ako kana abantu benshi bari aho ngaho bareba, banze kujya muri ayo mazi, aranduye iki cyangwa ntaruhama. Uriya witwa ngira ngo ubanza baramwitaga Budane ajyayo. Hari n'akandi kigeze gusirikira ku mwana wari urimo aho mitiyo y'amazi umwana, kandi iyo tiyo y'amazi yari mu muhanda uri gucamo abandi bantu, bavumbika ntacyo bibabwiye. Nuko rero inkuru igira kuri General Rusagara, rero njye mbifata nk'ikintu, mbyita inkuru kubera ko ari General waguye muri gereza kubera izo za kubera zo zizasubizwa n'abandi. Reka mve mu nkuru zibabaje, ndebe rero kuzishimishije nazo zidasanzwe. Ubukwe bwa Pastor Mutesi nabwo nirinze kubuvugaho kuko nabonaga harimo ibintu byinshi. Nabonaga hari abantu babukozeho mu gusaba no gukwa nari impari, ariko nkabona abantu bari kubiripode. Nanze rero ko nanze kubukoraho ngo bitivanga n'ibyabo bandi, ariko hari ibyo nanjye niboneraga. Amatangazo ya buri kanya ko ntawemerewe gufotora, ayo narayiyumviye. Bama masava bambaye, ibyo narabyiboneye. Ni byinshi ariko naje kubona abantu bamwe n'abavandimwe
umuvandimwe nkabona nyohereje akavideo ngo ariko ngo wari waraduhishe ngo kuri mukuru wa Juma abantu ngo hari ngo dore urutonde rw'ibihanganye byatashye ubukwe bwa Pastor Mutesi bagahera kuri Karegeya bati no Karegeya ni umufamiliye ni mukuru wa Jumongo ni umuryango w'abanyabwenge none barebona n'abanyamafaranga ubwenge bari bufite ariko ni n'abanyamafaranga ariko kubwira ngo bana yanjye simwihakana ariko nakubeshye nubwo Jumongo twaraturanye abantu baturanye bahurira muri byinshi aha hafi rwose iyo musangirira ahantu hamwe niyo mutasengererana ariko no kusengera yajyaga asengerera nari nzi mukuru we umwe ariko ni byiza abavuga bajye bivugira ni ngombwa ikibazo nuko mba ndi kwisobanura ku abantu dufitanye amasano bavuga ati wagiye mu muryango kwa Jumongo gute ariko it's okay nta birenze ikindi buriya mu bintu bya reka bivuge nabyo no mu bintu byatumye nongera gukora inkuru ku bukwe bwabo nuko hari umuntu ugeze kumpamagara ambwira ko Pastor Mutesi yareze abantu 9 ngo nanjye ndimo nari mbitegereje urumva najya ko kantu kariyo ubukwe ndabutaha yego Pastor Mutesi ntiyarebaga naho urumva umugeni wambaritse ariko Jumongo we ni umujama yaransuhuje ari mu modoka arongera aranasuhuza baje kumwerekana apasa ko yapashe hafi yanjye ariko muri njyewe harimo ikintu cyo kumenya ngo ese koko ndi mu Pastor Mutesi yareze kuko bavugaga urutonde rw'abantu 9 yareze ngira ngo muri abo bantu 9 hari nka 3 muri abo bantu 9 hari nka 3 bitabye ribu 2 bigera no muri parike umwe bigera no mu rukiko ubwo abandi 6 niba nanjye ndimo ngo twari tugitegereje ibyo rero nabyo byatumaga nifata mu gihe cy'imitegurire y'ubukwe nirinze kugira ibyo mvuga kugira ngo atagira ibyo mpungabanya ko nari ntegereje ku isaha nanjye bampamagara ariko birashoboka ko uwabimbwiye nawe byari nko kugira ngo akuze inkuru ushobora gusanga abo 3 bakurikiranwe wenda n'ubundi yari yareze ntago ndamenya ukuri kwabyo kuko nashatse kopi ndayibura nta muntu urabimpa byanditse n'uwo muntu wampamagaye nambwiye ni wampaye urwo rutonde ati ntabwo atumushinja cyane ntabyampaye atumucamanza ntabyampaye ariko ati bagusomyemo ati basomye abantu 9 harimo na Karegeya Omari ngo ku kiganiro wakoreye kuri Jaras okay ibyo tubana nabyo nta birenze ku bukwe bwa Pastor Mutesi rero nta bindi birenze ngewe kuri ngewe icyabaye inkuru uko bwari ubukwe bugaragara ko bukeye burimo abantu bakeye abagore bambaye neza abagabo bambaye neza amakado y'agaciro n'abantu babakire cyane abanyenganda bakito bwari burimo imbaraga ariko twari twarabivuze ko Pastor Jumongo ava no mu muryango w'abanyamafaranga menshi d'ailleurs hanyuma na Pastor Mutesi akaba ari nawe azi kuyashaka umunyamugi n'abavandimwe be bamwe nasanze harimo abo twari dusanzwe tuziranye hariya mu bice byo ku Murindi kuko nge natuyindera imyaka 10 arabo twageraga tunyuranyuranamo ntarinzi ko Pastor Mutesi namumenya agereye ku rwego rwo kwitwa pastor ariko ntabwo icyo gihe mbindera ntabwo navuga se ngiki yari ataramenyekana so ibyo rero urumva ibintu byaragiye birahura ariko ngewe igitumye n'iyi ngingo nyigarukaho ni ukugira ngo mbeshyuze ntabwo nihakana Jumongo ariko ntababeshye bari abantu uriya muryango aho baturuka naho duturuka birahabanye cyane nta bigitarama ngendo wibyumva ariko wango abanyabwenge ntago bava mu muryango umwe niba nabwo bunahari kuko bamwe barabyemeza abandi bakabihakana harabambwira ko nubwo mfite ari ubwasagutse ku bundi bwaba bwaragiye bwangirikira mu bindi rero abantu niyo mpamvu bavuga ngo iyo ibintu bikiri karete abantu bamwe bagashyuha bamwe bagashyiramo umunyu n'urusenda iriya video yaransekeje ariko yaranambabaje kubera ko abantu bavugaga ati burya wari utwihishemo kweri uriya muntu
kandi imyaka twaturanye na Jumo ngo nakubwira ko ishuri twicaranye mu myaka nk'ibiri twicarana nka rimwe. Ntago byari ibintu bikaze cyane, ariko guturana byo twaraturanye. Ushobora kuba yaranze ntamuzi cyangwa nanjye muzi atanzi, ariko guturana twaraturanye. Ibyo bavuga ngo yagiye muri, nabivuze mu kiganiro cy'ubushize, ibyo bavuga ngo yagiye muri Afurika y'Amajyepfo, aza kugaruka, umunsi agaruka ari mu bantu banywesheje inzoga ku ngufu, kuko abantu benshi barabizi ko najyaga inzoga ku manywa, ariko n'urumva nari mubonye hashize imyaka myinshi ntamubona, ansabye ko nakwemera icupa nguriye, ndaryemera. Byari nka saa yine n'igice z'amanywa, ubundi sinkunze kunywa muri ayo masaha. Ubwo rero ntacyo kuba nakwitwa Graff rero, kuba murusha imyaka, ibyo ntacyo bitwaye, ariko ntabwo abantu benshi barabizi ko ntabwo tuvukana. Nyine ni bya bindi abantu bo kuri no mihanda wa mugani bakabiriza ibintu, ariko it's okay rwose. niba nashoboka nzajya no kubasura. Gusa nyine urumva mu byavuzwe, ngiye icyo nabonaga nk'inkuru cyari gikomeye ni itangazo ribuza abantu gufotora no kugenda bambura abantu amatelefone. Iyangiye nahise nyifunga kugira ngo ntanitaba bakabikeka. Ariko batangaga itangazo buri kanya, ntawemerewe gufotora. Hari n'umuhungu uboneho MC yarabiryoshye akanavuga ati hano umukameraman uri aha n'ufite tin number n'uwanditse muri Rwanda Revenue n'uwishyuye, bakavuga condition. Nge ntacyo byari bimbwiye, nari impari nk'uwatumiwe, ariko ntabwo ijisho ry'umunyamakuru rigenda rigiye byose nabikurikiranaga. Hari n'akandi gashya kabayemo kuri ngewe, bamaze gusohora umugeni, nari mfite indi gahunda ngomba gutaha. Abagabo batatu baraza barambwira ati se kugiye ntabwo no mfite izindi gahunda. Ati we rwose ati ibintu byacu bivuga neza, nabyo ndabishima. Hanyuma bati rero nubwo ati bambwiye ijambo, bati uko turi batatu hano dufashe umwanzuro kuri buno bukwe, uwo mwanzuro ushyirwa mu bikorwa. Umwanzuro bafashe n'uko ngewe na mugenzi wanjye twari twajyanye, bahise batubwira ati mwebwe nubwo aho kugira ngo mugende mutariye nimuze tubase. Nawe se muragaburira abatashye ubukwe, abageni batarafungura. Abagabo batatu, umwe yari musaza wa Mutesi, ngira ngo wari wambaye imyenda meze nk'ijya kumera nk'iy'abasekirite bo mu bindi bihugu, n'undi w'ikote, n'undi musore. Bavuga ati uko turi batatu dufashe umwanzuro, tunafashe umwanzuro uko bari abageni batari burye byakunda. Ati rero niba tubyitesize ni muzi, basi turagenda dukoramo. Muri make twariye imbere y'abageni. Cyo ntabwo ari ikintu gisanzwe mu bukwe. Mu bukwe bwa Mutesi nariye imbere y'abageni. Nuko nkoramo bamana fanta cyangwa panashe, bahaye panashe are ndagenda. Ibyo nibyo nashaka kuvuga. Rero muri make rwose abantu babonye ibisirikira ngo umuryango w'abanyabwenge, ngo ibihangange, ngo mukuru wa Jumo, ngo ni grand frère. No. Ego babanje ijambo mu family, ubundi ngo ni grand frère, kwemeza ko turi nkurikirane principe. Ababyumvise bihangane, ntabwo ari byo, ariko ntabwo ari ukumwihakana, kuko hari na mukuru twari dusanzwe tuziranye, nigeze nzi niwe nawe twarahahuriye, turagana turongera turiyibukiranya. Abanyarwanda bose ni abavandimwe burya. Ubundi kera umuntu yakubwaga ngo nujya kugirira nabo umunyarwanda ntukamuvugishe, kuko numuvugisha urasanga mufitanye isano. Niba utariganye na murumuna we wigishije mukuru we, niba mutaraturanye ababyeyi batarakoranye. Abanyarwanda bafite byinshi bahuriraho cyane, kuko u Rwanda ni rutoya. Iyo muganiriye uhita ubona ko byanze bikunze hari agasanira mufitanye. Twese rero nuko iyo bitabaye guturana, biba gusangira, biba ububyara, biba ubupare, kwigana, kwigisha, gukorana, gufunganwa. Inzira z'urungano ni nyinshi cyane, n'amashuri, itorero urimo, aho ukorera, ndetse n'intambara. Abantu rero niba Rugamba yaravuze ngo inzira z'urunganizo zose akazivuga, umuntu mwabanye aho ngaho urwo rungano abo muvandimwe. Ahantu wize umuntu mwiganye mu ishuri rimwe
cyangwa ku kigo kimwe, uwo ni umuvandimwe. Umuntu mukorana umwaka umwe ibiri, uwo ni umuvandimwe. Umuntu mukinana mu itorero, ni ari abakina umupira cyangwa bagakina igisoro, ari ababyina gakondo cyangwa musique danse moderne, ari amatorero. Amatorero bivuze amatorero ni ahantu abantu bahurira nyuma y'akazi. Voilà roterme. Aho ukorera ni mu masaha y'akazi. Itorero ni nyuma y'akazi, weekend. Mukorera siporo hehe? Sauna massage mubikorera hehe? Abo bose cyangwa akongeraho n'intambara, abantu barwananye babanye ku rugamba, abo baba abavandimwe. So rero nuvuga ngo umuntu w'imyaka nka 53 nkanjye, cyangwa se na Jumongo wa 40 n'ingahe isatira 50, ntabwo haba muri ibyo byose, izo nzira z'urungano nta na hamwe, ntabwo habura na hamwe twahuriye. Mwitorero urumva ko twarisangiye. So rero urumva abantu bahurira henshi, ariko ntabwo nta sano y'amaraso iriho. Ubwo nicyo nashakaga kuvuga ku bujyanye n'ubukwe bwa Pastor Mutesi na Jumongo Ferdinand. Narabutashye rwose, nta kibazo, sinari ngiye mu kazi, narabyirinze. Kandi ngiye buriya n'ubundi mu kazi kanjye ntago nyafotoza kamera wapi. Foto zijisho rikabika, ikashyira kuri memory card yo mu mutwe, ubwo facts zanjye manzibonye. So ngayo nguko rero. Ubwo rero nyuma y'ibyo nsoza rero kuri iki kiganiro gisa naho kijyanye n'imibanire, navuze kubitabye Imana bavuye mu mubiri, mvuga kuba gishingiwe, navuga wenda nko kuri na Prince Kid. Hari umuntu ubushize rero nabibabwiye, nabishyize muri commentaire. Hari umuntu wavugaga ko wagiye kumusura bwa mbere baramumwima, n'ubwa kabiri baramumwima, ahahurira n'abandi bantu ngo bagera muri 6 b'abanyarwanda bashakaga nabo kubona Prince Kid. Hanyuma ku munsi wa nyuma ubwa kabiri bamumwimye, bari bamuhaye ku wa kabiri. Ntabwo aramvugisha, nanishatse kumuhamagara mu kanya, nsanga muri Amerika ntibarabyuka. Ariko ikiriho ikiganiro twakoze, nakoze kuri Prince Kid, nasaga naho ndi kujugunya ibuye mu gihuru ngo ndebe ibivumbuka. Abantu ababimenye, ababizi neza bagenda batubwira uko amategeko y'Amerika akora, uko utabona nationality ngo nuko ufite umwana, uko iyo ufite ibyaha ukekwa mu gihugu cyawe Amerika kujugunya, kandi ko iyo wigeze kuba deporté udashobora kugaruka muri Amerika. Ibyo byose ni ibintu abantu bagiye bungurana imitekerezo. Jewe ntabwo mba nzi ibintu byose, ariko nibura no kugira ngo tumenye ngo ni iki kirakurikiraho. Kandi kigaragara cyo nuko nubu nawe no kugira ngo aho yafatiwe ahave, nabyo bizasaba ko nawe abanza akaburana, akagerageza kuburana, akerekana ibye, akerekana impungenge zo gutaha, akerekana donc nuvuga ngo umwanzuro umwohereza mu Rwanda uzafatwa n'urukiko. Niko mbitekereza, kuko n'ubu ngubu ntabwo situation iri stanya, ntabwo yicaye. Hari ibiri gukorwa, birimo guca mu nzira z'amategeko, bakareba uko byifashe, hanyuma bakamuzana. Numva ari ibyo. Ejo bundi nari kumwe na ntago muvuga ndabyibutse ko atari ngombwa, ariko nyine okay. Ni amakuru asanzwe. Ubushe twari twavuze ko naramukaje Prince Kid naramukaje agasangayo Jean Paul, ngira ngo Nzizera we yavuyeyo. Abantu benshi Jean Paul avuga ko yadishywe kuri commande ya Nzizera yararekuwe. Urumva noneho nta munyenyezi gihari cyane, niba ariko ko ari byo ni byavugwaga. Jean Paul nawe aracyari mu manza, noneho hajemo na ya case. Ubu Jean Paul noneho ari kuburana ibya cyagiye bamufata bavuga ko yatwaye yasinze, bya bindi byamujyanye Rwezamenyo akavanaho inkuru 45 harimo yatangaza ya mbere
amaze gutangaza iyo umwana wafungiwe Rwezamenyo ngo azira urumogi umubyeyi wacuruza, Jean Paul ubwo yatangaje iyo ngiyo, izindi 44 ntabwo yabonye umwanya, yahise ajya mu bindi bibazo bimusubiza aharenze Rwezamenyo. So ubu kuri no saha rero arimo araburana kiriya cyaha cyo gutwara wanyoye ibisindisha, arakiburana ari muri gereza, akakiburana no ku modoka ngo ishobora kuba yari ifite assurance yarangiye, ibintu nk'ibyo nabyo birimo. Ni ukuvuga ngo yakabaye Jean Paul yakabaye azasohoka mu kwa 9, yumvaga atarenza mu kwa 9 imyaka 2, si bamujyanye mu kwa 9 kwa 2023, byakabaye ko mu kwa 9 aba yasohotse ya, ariko urumva aracyaburana ibindi, hari cyo gukubitirwa muri gereza, cyo ngira ngo we niwe wakabaye yarakiregeye, ariko hakaba nicyo gutwara yanyoye ibisindisha, cyo yagikoze na mbere y'ibimufunze. Urumva ko rero dosiye ya Jean Paul isa naho iragutse cyane. Nkunda kubibabwira, ntabwo ibyo dusoma muri dosiye rimwe na rimwe ku muntu mugari, ubundi muri dosiye nyine haburanwa ibiteganywa n'amategeko, ariko haba hari n'ibindi nta tegeko ribiteganya, ariko byanze bikunze nabyo bigomba kuba bigize uwo muntu. Yego. Urumva rero Jean Paul ni mugari, urumva muri make ni nkaho afite amadosiye 3, afite iyo yamaze gukatirwaho, afite iyo gukubitwa, afite n'irindi yo gutwara. Okay, reka twizere kuko agira amahirwe, agira abavoka b'abahanga, nubwo wenda we mu uruhare rwe ruba ruri rutoya mu kuburana, rutoya bwo sinzi icyo mba ndi kubura amaterime nkoresha, ni rutoya mu kwirenganura kwe, rutoya mu kurenganurwa kwe, kuko ubundi hari igihe ruba runini rukaba urukujyana urugongera kurenganwa kwawe. Ubwo rero nawe ari byakagombye kugerageza kwiyorohereza. Urumva ni mugari cyane, ntabwo ari ibintu byoroshye kugira imanza 3 icyarimwe, rumwe rwarakaswe ufunzwe, ukajya uva gereza uje kuburana ikindi. So nayo ubwo ni nk'amakuru, reka tubifate nk'amakuru, nta birenze. Ubwo iyo nkuru ntabwo yaba irimo ibyo ari kuburana, ntabwo byaba ari byo bashaka, wenda birashoboka bashaka ko bicubya iriya yo gukubitwa kwe kugira ngo nawe ananirwe. Mu mategeko sinzi uko babyita, icyo cyo muri wenda mu bunyendimi abamo ikintu cya double cyangwa se cya kangwekesi. Nk'urugero, hari urubanza ruburanwa none impande zombi zikajurira. Ubwo mu mategeko sinzi ko babyita, ba Fideli bazatubwire na ba Tom, ubujurire bw'impande zombi iyo buhuriyeyo hakirwa ubwande, baburana babanje ubwande. Ubwo impamvu mpereye aho ngaho nuko wari uvuze uti Jean Paul aregera gukubitwa akanaregerwa gutwara. Hari aho ndi bugushyigikire, kuko twiga histoire na literature twakunda kwitabaza ikintu bita ligne d'autant. Ligne d'autant twayikoreshaga muri histoire, tukayikoresha mu gifaransa twiga concordance d'état na conjugaison. Donc ligne d'autant rero igiye muri ligne d'autant iguha igisa na chronologie, none ukabona kuvanamo message, kumenya ngo icyo mvuze kiravuga iki. Ligne d'autant rero iyo mu mategeko sinzi bo uko bayita, ikigaragara cyo nuko kuri ligne d'autant Jean Paul habanje gutwara, sibyo? Habanje gutwara imodoka, ajya Rwezamenyo, abona inkuru 45, buracya bazana baby roko, buracya haza
biriya bimufunze agezeyo bimaze kumufunga haza icyo gukubitwa ni ukuvuga ngo ubu ngubu ibihanganye bibiri ni icyo yakoze mbere n'icyo yakoze nyuma urabona ukibaza ngo kuki cyabanira atari cyo cyaburanywe mbere mewi icyaha gifunze Jean Paul yagikoze nyuma y'icyo gutwara none icyo gutwara ari kukiburana afungiwe icyo yakoze nyuma yo gutwara y'icyo gutwara kandi noneho amaze gukatirwa afungiye icyo yakatiweho agezeho akorerwa urugomo nawe asaba kurenganurwa noneho arasaba kurenganurwa ku cyo gukubitwa ariko rero cyakurikiranyweho icyo kurenganya abapolisi polisi rutiyeri nyine gutwara wanyoye kandi mu rubanza rw'uko icyo gihe aburana bamukubita narindiyo rwasubitswe ndumva ari nk'inshuro nk'ebyiri niba nibuka inshuro nk'ebyiri umwavokasi niteguye ku cyo gukubitwa yego niteguye sinabonye umwanya wo kuyisoma kandi ubwo bikavugirwa mu rubanza rugahita rusubikwa none ubu hariho urwo gutwara kandi yagizwe umwere ku gutwara se urwo kuburana urwo gutwara yagizweho umwere aburana mbere subize se ntabwo mbyibuka ntabwo byibuka neza icyo gutwara ntabwo yagizwe umwere cyangwa barajuriye ni kimwe muri ibyo icyo gutwara ntabwo kirakuba korotire na n'ubu baracyagigira numvaga bavuga ngo ko yagizwe umwere ahubwo ngo bakajurira ikiriho ni ikirero ubwo ibyo byose nuko Jean Paul ari umuntu mugari ni umuntu mugari mu kazi ni umuntu mugari muri kariyeri ni umuntu mugari mu mateka ni umuntu mugari muri sosiyete niyo mpamvu urumva nawe ibaze nyine ubwa mbere ujyanwe kubera gutwara ujyanwe muri sitasiyo ya polisi ubwa kabiri cyagiye cya Baby Rock sinzi icyo yarazize bimwe avuga bamusanga kuri hoteli hakaza n'ibindi urumva nibyo bimugira mugari none akazamo no gukubitirwa muri gereza ntabwo abafunzwe bose bakubitwa n'abandi banyururu nabyo nibyo twabanje kwibazaho ese byaturutse he ese byapangiwe muri gereza ese byapangiwe hanze ariko reba imyaka ya Jean Paul kugira imanza zingana ubwabyo ubundi iyo niyo sura nibyo bindi nkubwira ngo hari ibiba bidateganyijwe n'amategeko donc iyo bavuze ngo abantu bose barareshya imbere y'amategeko uburanye imanza 10 ngo areshya n'uburanye bwa mbere ariko ntabwo ari byo nubwo utabirisha ariko si ikindi kibazo gihari ngewe nagiye ngira amahirwe yo kugerageza kuba ahantu nyine mu rubanza rw'engeyo no kumusura no kugereza yaragiyeyo wenda mu buryo buri sosiyale kuko uko byagenda kose azarekurwa agaruke muri sosiyete agaruke mu muryango azarangiza igihano byanze bikunda buriya warebaga ukuntu asa nkaho arinzwe n'ukuntu ntabwo ari ukurindwa ni ugucungwa yego nko kuri gereza abonaga abandi babahaye rugari ariko we bamuhagaze ibyo ni ugucungwa ntabwo ari ukurindwa rero ngo nurese kuki mutamereza uburenganzira bwo nawe kwisanzura ko mwamwemereye ngo bamusure nubwo ati oya tuba tugira ngo tumufashe nyine ukumva noneho inshuro zose nabaga ndi kumwe n'umugore we ukabona afite akana ukabona akana ntabwo kamuzi kuko yagiye kakiri gato yego ariko bakamuha uburenganzira bwo kugakoraho byahehe wapi ukabona rero nubwo ntabwo ari ukurindwa no gucunga ukabona ari kugapepera ariko ko gasa ngo katanamuzi birumvikana donc katangiye kudevelopa uburyo bwo kumenya abantu Jean Paul adahari none uwo ni buzasohoka abandi nyine abantu oyagoba wabyihora baje nyine bagira iyo aba yaragize amahirwe akavamo ikibazo nuko urumva za birantega ziracyakomeza icyo narishatse kukubwira abantu iyo utekereje ufite buriya ibintu byose biri mu mitwe y'abantu n'imitekerereze buryo umuntu agizwe sinzi ukuntu Rutayisire yajyaga bivuga agizwe ntabwo ndabyibuka neza ni uburyo bunini ariko intekerezo imyemerere reka bivuge mu rurimi rusanzwe
ubwonko, umutima, ubwonko, umubiri niwo urimo amaraso n'amagufwa, ariko hakaba n'ikindi indi ntekerezo mvuga ni amarangamutima, ibyo byose. Umuntu rero niho abera mugari, kandi amategeko ibyo byose ntabwo abiteganya. Nari ngo urugero rw'umuntu ufite 25, ubundi ushyize mu nyumva, umuntu ufite 25 amaze gufungwa 3, aciye mu nzererezi 5, agize imanza 2, uwo muntu umufashe sosiyaruma mu myumvire itari yo mu mategeko, uwo muntu agiye kuburana n'uwa 55 witabye urukiko bwa mbere utarambara ipingu, ubundi wakarebye wakabonye ko uwa 25 ari dangerous kurusha, ariko ibyo ntago babireba. So nibyo rero nirimo nkubwira, kugira imanza z'urukurikirane ku muntu umwe ukiri na muto, ubwabyo ari we ku giti cye, ari na sosiyete, ari sosiyete yindi sura, kandi nawe akiyubaka bundi muntu. Kuko gufunga ufite 25 buriya muri gereza, umunsi wo muri gereza wawubaramo nk'ine cyangwa 2. Ni ukuvuga ngo uwo muntu avanayo ubukure burenze ubwo uri hanze. Uyu muntu mvuze ngo waciye mu kigo cy'inzererezi inshuro 5, agaca muri gereza 3, akajya mu rukiko, inshuro 2, ntabwo yajya gereza ataraciye mu rukiko. Ahubwo akajya mu rukiko inshuro 3, agafungwa gereza 2 no mu kigo cy'inzererezi 5. Uyu muntu iyo nzira yaramuzamuye cyane ku buryo mu mikurire arusha uw'imyaka 40, utaragera hehe, utarambara ipingu, utararara no muri kasho. Aha voilà, icyo je me fais comprendre. So rero ibi bintu nubwo bahanira ngo nigorora, ariko wapi abantu barahangirikira cyane, none ukabona yakarengane karimo. Ejo bundi tujya muri kiriya kigo cy'ubukemurampaka cy'Inyamirambo, baduhaga urugero rw'ukuntu umuntu agenda yaribye igitoki cyo kugaburira abana. Ntabwo ndi koroshya ibyaha, abantu 2-3 bibye ibitoki bimwe mu rutoki rumwe, ntabwo baba byitwa kwiha icyundi cyangwa se kwiba, ariko ntabwo impamvu mu mategeko ntabwo bayireba. Harukiba akagihatira abana, wagera mu rugo mu kimoteri cye ugasanga ibishishwa, we yakiriye. Harukiba akakijyana ku isoko ashaka amafaranga yo kugura ibindi, we nawe yakibye. Hanyuma hakaba n'undi ukiba ari ukugira ngo ahime nyirurutoki, hari ikindi bapfa akafata kiriya gitoki kereka ngiteme, akaba yanagitema akagitaho, cyangwa akagiha amatungo, voilà, akagiha amatungo. Uwibye igitoki akagiha abana, uwakibye akagiha inka, n'uwakibye akakijyana ku isoko. Abo bantu bose iyo bigeze mu rukiko birasa imbere y'amategeko. Ntabwo ari byo. Noneho baduha urugero rero rw'uko umuntu wibye igitoki agira ngo akigaburire abana, iyo bamufunze akagera muri gereza agasangayo uwatemye urutoki rwose hasi nta n'icyo acyuye, ati nkawe kuko gusi icyo wajyaga mu byiki, iyo ururimbura rwose se n'inguru ukazishyira hejuru, ukahasiga intabire. Urumva uw'igitoki ageze yahuye n'ururimbura agasiga intabire, ubwo urumva wundi w'igitoki arazamuka mu ntera, azasohoka azi neza ko aho kwiba igitoki ugira ngo kigaburire abana warimbura urutoki, ubuze uwo wamugoroye. Ikigaragara icyaha cy'ubutaha azagwamo kizaba azagikorana bwa bukana bwa wa wundi urimbura urutoki. So bitandukanye n'uwo yakibye agira ngo akigaburire abana. Urumva ibyo rero ntabwo amategeko abireba, nta iryo goragoza ntari bari hari, ariko nyine nta kundi gusa nyine, ariko hanze abantu baba bareba. Iyo byagiye mu bunzi cyangwa mu bukemurampaka byo ibyo urabireba, ukareba amateka y'umuntu, ubusanzwe ni muntu ki, bimeze bite, ariko byageze imbere y'amategeko hashakwa ibimenyetso, umuntu akisobanura, bagasoma ngo ukoze iki ahanishwa iki, full stop. Ntabyo kureba ngo wabikoze utenga, abana bari bashonje. Ariko bizagera aho bize muri Kenya, nsoza iyi ngingo, muri Kenya byarabaye, umuntu yibye kawunga ku ikamyo, agafuka ka kawunga,
ahita agenda mu rugo wagira ngo yari yasize baritse ewana bakurikiranye bagiye basanga amasafuriya yuzuyemo bya bikoko by'akawunga ya kawunga yibye ariyo kugaburira abana. Urukiko rubanza rumukatira ngira ngo igifungo cy'imyaka 2 cyangwa 3 ntabwo mbyibuka neza. Nono mu bujurire umucamanza aravuga ati ahubwo uyu muntu wibye kawunga yo kugaburira abana, aba bana iyo baburara ko baba ari ingarisi z'igihugu, nitumufunga se nono yanabibiraga bazarya bate? Arategeka ngo wowe nyiri kawunga tanga uburisho. Yes, utunze byinshi nubwo yihaye agafuka kamwe muri toni zingahe wari upakiye, ariko ufite ubushobozi bwo kuba wamuha agafuka ka kawunga ukamuha n'imboga. Aravuga ati wowe nyiri kawunga tanga uburisho uriya mugabo, uyu mugabo natahe mumuhe n'uburisho bwo kurisha ya kawunga yibye, kandi bahita bakoresha na fundraising. Bihera no ku mucamanza nawe ashyiraho manza yarasohokanye hafi nk'ibihumbi ntabwo nzi amanyakenya uko abarwa, ariko ntihabuzemo nk'ibihumbi 3 by'idolari. Nuko yaruciye. Ubundi ibyo rero byakabaye birebwa nubwo natandukiriye cyane, ariko umuntu agwa mu cyaha te yaba yabigambiriye cyangwa ese arabisanganwe, ese utwo tuntu twose twakabaye turebwa. None rero ntabwo wavuga rero ngo waguye mu cyaha wa wundi nakubwiye wa 20 wa muntu watangiye gufungwa afite 25 akamamaze gufungwa 2 aca no mu nzererezi buri munsi, ibyo bikaba bapfa kuvuga bati cyakora byagorana kugira ngo uyu muntu abe umwere kuri iki ngiki, dore n'ubushize na mbere. So urera rero nyine iyo watangiye guca muri ziriya nzira niko ari societe kwikubona nawe ubwawe uko wiyumva. Ngaho ibaze niba imyaka maze hariya azasanga umwana ari hafi gutangira materinere, kumwimenyereza kugira ngo yumve ko ari we se bizafata iyindi process. Donc ari ku mwana ari kuri we na societe. Urumva rero nibyo mbitinzeho, ntabwo ari Jean Paul wenyine n'abandi benshi, hariyo n'abandi benshi bamwe hari nabibagiranye nuko yego, kandi benshi hari wenda we naba nawe yarakatiwe, hari n'abandi abakiri muri ya 30. Wabonye umuntu twahuriye i Nyanza wamaze 2 n'amezi 2, wabonye ba Shadrake b'abanyamakuru bamazine bikarangira babaye abere. Ejo twabigarutseho kuntu ibyaha byabo byagendaga bihindurirwa amazina nuko. Ubwo rero ibyo byose inzira y'ubutabera iracyari ndende, ariko hari ubushake kameme. Kiriya kigo cy'ubukemurampaka abantu benshi bakora muri domaine y'ubutabera bagitera inkunga bakagiha imbaraga, nacyo kikaba open abantu bakabyitabira, hari byinshi bizajya bikemuka n'imibare irabigaragaza. Tuzabikoraho ikiganiro ubutaha twifashishije n'inzobere zo muri iyo domaine y'amategeko, kuko hari aho nibura abantu biga ku bintu bakazanamo n'ayanga marangamutima twavugaga. Ntabwo aba yanditse, ariko burya umuburanyi utuka umucamanza nurira imbere y'umucamanza nubwo nta tegeko ribyandika, haba harimo akantu kadusoreza.